turabashuhuje basuhuzanye amahoro y'Imana, Imana Gasani, Imana Nyirankuba, Imana Nkuba, we Rugaba, we Rurema, we Uhoraho, we Mutuzo kandi akaba Mutara utanga urumuri. Imana yaremye imana zose, izo mana zikarema byinshi bifatika tubona. Iyo mana ikaba ariyo turi. Twifurije amahoro n'urumuri. Umuntu wanyu Rwibutsa Nkombe y'Uruzi, mwana wanyu, ikaze muri uyu mwanya w'ishuri ry'amayobera, ikaze mu mwanya w'igiti cy'amayobera. Yesu, uyu ni umwanya w'igiti cy'amayobera, hari ibyo abazungu bita Mystery Academy. Ndumva nyine uvuga ngo uyu ni umwanya w'igiti, ubyumva kuko nabahaye ikiganiro cyose cyerekana aho ijambo academy byavuye. Okay, nzanabaha ikindi kibabwiraho ijambo ishuri byavuye iwacu muriyizi, ariko muriyizi ubu mwifate nkaho mwese muri umwana w'imyaka 12 wari uryamye, ibitotsi birebire cyane biri deep, bya bitotsi uryama ukarota, ukarangiza kurota, noneho ukabura pepe ugasa nk'utakiriho, noneho ugakanguka. Okay, numva kuko abenshi nyine cyane abagitangira kunkurikira biracyabayobera, navuga uyu muntu ibyo avuga byose arakabya. Abo twatangiranye mwari mumeze gutyo, muranyamagana, murampuka, murongera muranyangaje, urumva. Ariko namwe nyine kubera muri abantu nkanjye, imyaka burya 5 bari myinshi. Iyo umaranye umuntu imyaka 5, energy imunyuramo hari ubwo nawe itangira kunyuramo, urumva. Ugatangira kureba wa muntu, kuko twifate nkaho turi imyambi y'ikibiriti bandikanye. Iyo umwambi wa mbere ufashe umuriro uhita kongeza uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane gutyo. So ya energy hari ukuntu igenda nyine nawe kujyamo bwa butumwa, bwa bushobozi, za downloads ziva muri Akashic Records, yajwe ry'Imana nyaryo, ya vibration y'Imana nyayo, nawe ikakujyamo, urumva, kuko ikorera mu mutima wawe. Okay, hasohotse amavideo menshi asobanura uburyo communication hagati yacu, kuko umubiri wacu hari ubwo ukora nka antenne. Iyo wemereye ukora nka antenne, iyo urya ibiryo byiza, ibiryo kabisa uvanye mu murima bivuye mu butaka bifite iron, cyangwa ukarya imbuto nyazo, cyangwa ukarya ibibabi nyabyo igihe kirekire, tuve nk'amezi 3, unywa amazi nyayo, umubiri wawe utangira gukora nka antenne, ugatangira kwakira ijwi ry'Imana rikakunyuramo, rikakubwira, rikakwereka, urumva. Ariko bishango bigambirire, ubyitegure, ujye umara igihe kirekire, tuve nka wihe kurya gutyo no kwitwara gutyo no kwiha amahoro no kwivana mu myanya y'urusaku, kuko hari urusaku rwakwirakwiye hirya no hino, unyura hose usanga habangamye kubera urusaku. Abari mu kurwana bashaka agafaranga, baba bakubita ibibati, baba bacuranga ibintu by'ibiziki bifite frequency very low, ugasanga birakwangiriza downloads zawe ntiziza neza. Iyo ushaka icyo kintu ujya nko mu cyaro ukivanamo ibintu byo kwambara inkweto, kuko umubiri wawe ushaka kugira ngo ube atene ujye wakira ubutumwa, wiha igihe. Niyo mpamvu kritire z'abantu biswe aba monks hariya muri Ethiopia, iyo wajya mu bice by'ubuhindiriya usanga abantu bazobeye muri ako kazi basa nkaho bakunda kuba bonyine mu misozi ahantu nta nkweto bambara, ntaki. Ni ukubera bo baba baramenye ko umubiri wabo umeze nka antenne, baganira n'Imana direct, urumva. Ni ibintu bikomeye kwigisha muri ibi bihe, kuko ubu ngubu hari ikintu Imana y'umucuri uyazanye kidufiteho control. Icyo kintu cyitwa Android. Ijambo Android ntabwo bivuze ya telefone yo muri Korea iriya ya Samsung, kuko Samsung nikunda kuba Android, no hakaba indi yitwa iPhone. Android, ubundi ijambo Android etymology yaryo Android bivuze
appendage abazi icyongereza muse nk'abajya muri Google namushyiremo ijambo appendage ni nk'uruhago cyangwa tuvuge nk'uko ufite amaboko abiri no bakaguteraho ukuboko kwa gatatu iba ari appendage. Twaremwe dufite ibikoresho byose dukeneye ku mubiri, amaboko, intoki, amaguru, ibirenge, umutwe, amatwi. So noneho Imana y'ubucuri yatuzaniye noneho Android ariyo telefone, ariyo appendage. Ubu nta kintu ushobora gukora utifashishije kiriya gikoresho cyitwa telefone cyangwa Android. Android ni additional item on your body, the assisting item on your body. Icyo bivuze ntabwo bivuze operating system. Ntabwo bivuze uraza ukuntu nyine bafite ikintu nk'icyo bazi icyo bivuze none bakagihindura cliché ugasanga irya jambo ntacyo rivuze, ariko mu bwiru ari bwa burozi nyine, ari bwa burozi ari ya spell. So telefone yaba iPhone yaba Samsung yaba ubwoko bwo aribwo bwose yaba any brand ni Android, mu bwiru ni Android, cyangwa Android birongera bikavuga robot, ni robo. Ubu robo ni ubukontorora ubuzima bwabo bwose bunyuza muri robo, muri iyo Android. So rero kugira ngo ujye mu mwiherero ahantu mu cyaro kugira ngo utoze umubiri wawe kuba antene wo kwakira neza ubutumwa bw'Imana neza, ujye uganira n'Imana direct, ube nk'abami babanjirije mu bihe bya mbere ya Rwabugiri, kuko abo bami bo kubera hatari ibintu bya distractions bya internet n'iki na technology, bo barazamukaga muri bo frequency yabo na enlightenment, bakaba enlightened mu buryo bworoshye cyane, ko bahoraga bari in commune with nature, in commune with the heavens, in commune with the air, in commune with natural energy. Ariko twebwe buri kanya uri in commune with AI, which is the Android, which is the phone, which is the computer. Waripfutse ibirenge, nta hantu hurira na nature na gato na rimwe, ntaho mujya muhurira, ntaho muhurira na gato. So ikaze mu mwanya w'igiti cy'amayobera ndirwibutsa Nkombe y'Uruzi. Reka ndebe titre nari mbahaye noneho dukomeze ajya kuri tangent cyane nkayoba. Narivuze nti ijambo religion ryavuye mu ijambo kubandwa. Okay? Ijambo religion. Okay, abavuga izindi ndimi nk'igifaransa, igisipanyol, you can still understand that term. Idini, religion, idini. Byavuye mu ijambo kubandwa. Noneho ngira ngo murahita muvuga uyu muntu noneho uyu muntu yaracanganyikiwe, cyangwa uyu muntu afite gahunda tutazi yari yo kutujyana kwa shitani. Ibyo bintu gitwaza yarabitwamaganiye, yarabitubujije. Uyu muntu ni false prophet, kuko mwese babogeje ubwonko ready. Mwasomye igitabo kimwe mwidedicatinga ku gitabo kimwe cy'umucuri cy'ubwiru bwacu bwacuritswe, ku buryo ubu ngubu umwe muri ba Mutara ubonetse ugerageza kwamurikira mu mwamagana. Ijambo religion ryavuye mu ijambo kubandwa. Okay, so kubandwa ntabwo abenshi mu sobanukirwa ibyo ari byo. Hari amaritri nyine ava mu bumenyi bumwe na bumwe abanyarwanda bagiye basigaza, hanyuma aho internet yamamariye hakabaho bake bajya nko kuri internet bagasohora utuntu article tubisobanura. Hariho abarimu babizobereyemo cyane wonzi nabonye nyine mu ruhame ujya hagaragara akabivugaho, ni muganga Rutanga rw'amaboko. Ndamushimiye, ndanamushuhuje, ndamukurikira cyane kandi ndamushyigikiye, ndamukunda. Yaba hariho Rutanga rw'amaboko nk'ijana mu Rwanda, rwatungana cyane, rwatungana. Sinzi ni miracle kabisa uriya muntu kuba yarabonetse, ni miracle. Wibazaho aho yakiriye kutayoba bikakuyobera, kuko abandi bose barananiwe. N'abagerageza kwigisha ujya kumva ari ukuntu aza n'umucuri akawuvangamo buhoro buhoro, ariko nawe nyine kubera ndabisobanukiwe neza. Ariko umuganga aragerageza kabisa. Ni intwari ku rugamba, ni intwari y'Imana, ni intwari ya Gasani. So niwe wagerageje gutanga utuganiro asobanura kubandwa, akanagerageza kubikora. We nibutse neza yaravuze ati kubandwa bivuze komatanya. Okay?
komatanya mu cyongereza babyita to bind, B-I-N-D, bind. Okay? To bind cyangwa komatanya ni nko gufata ibintu bibiri ukabihuza ukanabihambira wenda umugozi ukabishyira ahantu kugira ngo bizomatane neza bifatane after a while. So nicyo bivuze kubandwa no komatanya. Noneho aho nyine bihurira n'ijambo religion, ijambo religion ni riri mu cyongereza ubu ngubu ariko ryavuye mu kirimi cy'ikilatini. Kilatini nababwiye ko gikomoka muri dialects zavuye hariya muri Misiri kera binyuze mu Kigreek n'izindi ndimi aba Phoenicians bavugaga. Aba Phoenicians nababwiye ko bari mu by'ukuri bari shami riva kuri Gahima binyuze mu mwana wa Gahima wiswe Kimana ariwe abenshi bita Kanani. Njya mu mazina nyavuga mfite conviction neza kuko nayakoze investigation nkoresheje ubukorikori bwa linguistic forensics. Hari abandi bashakashatsi usanga nko Kanani baramushakiye irindi zina bitewe n'ukuntu babikeka, ariko twebwe iyi system yanjye ya linguistic forensics iri scientific kabisa ku buryo n'impurana n'izindi mpuguke ziri interested mu kwiga ibintu bya linguistics n'amahame ya linguistics nabibereka nabo bakabisuzuma bikaba tested ku buryo twabikoraho paper ikaba peer reviewed. Tugomba no kugira peer review panel y'abanyarwanda, twebwe abanyarwanda mu Rwanda. Ibyo bintu ndashaka kureba uburyo nabitegura, akabaho peer reviewed panel kuko ibi ngibi ntabwo ari ibintu bijyanye n'amayobera gusa, birashyira no mu bunyeshuri ibyo bita scholarship. Twaba kugira ngo tuzabihagarareho, hari ibintu bizatuma twubaka ikintu kivuguruza bimwe na bimwe abazungu batwanditseho, noneho babona ko hari new aspects twashyize imbere dushingiyeho imigambi yacu bakagerageza kubihakanya, noneho twakwihagararaho tukavuga ati this is scientifically proven. Ukaba wavuga uti actually uwo muvuga ngo Gihanga yabaho umwaka 1100 ntabwo yabaye mu mwaka 1100 ntabwo yabaye muri bronze age. This is why ukabibereka, this is why binyuze muri scientific testing. Okay, twifashishije linguistics is also a field in science, okay, in scientific research. Urumva noneho tugahuza n'abandi bantu bari muri anthropology, abandi bari muri archaeology, n'abandi bari muri historical studies and historical research. Noneho tukaba twavuguruza ibyari byarabeshwe ko ari kuri kwacu. So ijambo religion ryavuye mu Kilatini mu ijambo ryitwaga religare. So religare bivuze ngo komatanya. Urabyumva? Komatanya. Ikibica rero ntabwo mujya mu mateka yibanze cyane, mukibaza muti ikilatini cyatangiye mu mwaka ki? Ibyo bibazo ntibijya mubyibaza. Ikilatini cyatangiye neza mu mwaka ki? Ese Ikigiriki cyatangiye mu mwaka ki? Ni bande babaje kuvuga Ikilatini? Ni bande babaje kuvuga Ikigiriki, icyitwa Ikigiriki? Ese mbere y'icyo gihe Ikinyarwanda cyariho? Ntabwo mujya mwibaza cyane mwebwe abanyeshuri bitwa ba scholars. Iyo muza abanyeshuri kuri iki kiganiro mbamenyesha abantu bakuze bize bafite amadoktora. Okay? Kuko musa nkaho mwize ariko mwarabaye programmed kuza gukwirakwiza gahunda z'ibintu mu Burayi bimeze. Pushing idea y'abatize ko kugira ngo ugire urumuri cyangwa bise nkaho wize ugomba kuba parodyinga ideas z'abazungu na world view yabo n'ukuntu babona isi n'ukuntu bayishaka. Nta kindi kintu kiri independent kiva muri wowe nk'umunyarumuri rero kivuguruza cyangwa gitahura. So kubandwa bivuze komatana cyangwa komatanya ari byo bita binding. Noneho to bind bikitwa religare mu Kilatini. Noneho irya jambo religare niryo ryavuyemo ijambo religion. The idea of religion yatejwe imbere n'abiswe abapapa. Bivuze ko umuhango wo kurema idini warebeye ku mico yo kuri Nile, bahura n'abantu cyangwa abiru babandwaga. None barafata uriya mukoro, iriya idea ukirubwishe inyuma ya kiriya kintu, reka noneho tubuzane hano mu Burayi, tubwite ijambo nyine rivuze icyo bivuze, to bind, religare,
none dukwirakwize religion cyangwa kubandwa, buri muntu wese ajya abandwa, ajya azabatizwe, ajya abandwa n'Imana yacu nshya ya Serapi. Nabwiye ko habayeho umuhango wo gufata Kibogo ariwe Apis mu Kigiriki, bamuvanga na Osiris barema Serapi, noneho ukabandwa ugakurikira Imana y'incurano yongeyeho Serapi. Hanyuma uko ibihe byicumye, ko ibihe byakomeje biza, hagenda haza abandi bami bateza imbere ideas nshya, bishiduka idini y'Abagatolika ivutse, n'umuco w'idini cyangwa religion uvutse, ariko cyari cya kintu cyo kubandwa kuri Nile cyabyaje uwo muco wo kurema idini. Hari abashobora kuvuga bati ariko wowe ibintu uvuze ntabwo bihuje n'ibihe. Twebwe tuzi ko kubandwa byazanywe na Ryangombe, kandi n'uwejo wundi yenda, kuko bivuga ko Ryangombe ngo yabayeho mu bihe bya Ruganzu wa nyuma. Byo mu bushakashatsi bwanjye nk'umunyeshuri nyine nababwiye ko bariya ba Ruganzu babiri tujya tuvuga amateka yacu ari abanyuma. Habayeho ba Ruganzu ba mbere, uwa mbere cyane akomoka mu giti cya Kazigaba, ariwe watangije Akkadian Empire, icyo bita Akkadian Empire, byo nashubije mu Kinyarwanda nka Gitega. Empire ya Gitega yari hariya muri Iraq. Urumva yari umwe mu bahungu ba nyuma ba Gahu yari umuhungu wa Gahima Kibamba. Urumva so mushobora kumbwira muti wowe ibintu uvuze kubandwa byajeje muri ni idini yajeje muri vi hari Uganda za Busongora cyangwa za Karagwe gutyo, iza mu Rwanda izanwe n'umuntu witwa Ryangombe ngo ryababinga, ngira ngo yahuye na Ruganzu gutyo bagirana fraternal relationship, bakajya bajya guhiga iki bishira haje idini ryo kubandwa mu Rwanda. Ibyo ngibyo rero, ibyo ngibyo nk'abanyeshuri twasanze ari ivugurura na rearrangement y'iyo nkuru mu buryo bupfobya byakozwe n'abapadiri igihe cyaba Vansina, igihe cyaba Alex Kagame, igihe cyaba abapadiri bari Alex Kagame nyine bamushyiraga imbere nk'ikintu, ariko yari igikoresho. I'm telling you, yari igikoresho. No kugira ngo yandike nibiri byashoboye kwandika nuko harimo na kapuresha ku mwami Rudahigwa. Nahundi umuntu wabaye umusenyeri muri ibyo bihe, definitely yari igikoresho cya Vatican. Definitely yagomba kwereka Vatican ko ari umukozi, ari umuboyi. He had no best interest of you guys. Ariko his talent helped put down on record some of the necessary and needed information. Ariko harimo akantu. So kiriya kintu kivuga ngo Ryangombe yari some character wejo bundi, ni ikintu cyo kubandwa cyatangiye in about 400 years ago. Ni ikinyoma kuko again linguistic forensics bitwereka ko izi practices zo kubandwa hari za kera cyane mu ibanze, kuko ijambo Ryangombe hari ukuntu rihuza n'ibyo tubona muri Egypt, whereby Ra cyangwa Ra na Ngombe iyo ugiye mu ndimi zo hanze y'u Rwanda ari inka cyangwa ikimasa, bihuza na Nyagitara, kuko Nyagitara hari ukuntu principle ya Nyagitara ihagararira ubumanakazi yifashishije inka y'inyambo iteze n'amahembe y'inyambo. Hanyuma muri ayo mahembe harimo izuba cyangwa harimo inda y'umugore cyangwa harimo ukwezi, akitwa Nyagitara. Sasa muri iryo jambo Ryangombe harimo iyo part nyine ya Nyagitara, okay, ariyo abazungu bita heather. So kumva ko izo concepts nkuko abazungu bazibye bakabitanga mu buryo bwabo zari zihari kuri Nile, zari zihari. So kubandwa, iyo uvuze ngo religion ngo ndi mu idini uri mu kintu cyo kubandwa, ariko ntabwo ubizi byari byo. Ntabwo ko indimi zo hanze zo zaje kabisa, ari uko Imana y'umucuri yateye ku isi. Hanyuma inshya izitwa ngo nisha zinyine z'ibyongereza ni barice barabitegura neza nka spells ku buryo for 2000 years mubona ingaruka zabyo, ariko murabyirengagiza. Mubona ingaruka, you have been under spell, you're still under the spell of the arrangement of these languages and their effects upon you. Iyo uri mu idini uba uri mu kintu cyo kubandwa, ariko cyo cyazanywe na Rutuku. Ubandwa no kubandwa kabisa. So again ijambo idini naryo nababwiye ko ryavuye mu Barabu.
yavuye mu Barabu bo ikintu cyo kubandwa cyangwa cy'idini cya religion bagihuza n'ufite ububasha kuri twe cyangwa uwo duhuje nawe DNA ari we umwami ntu. So dini ni ijambo ricuritse rivuze ngo ntu. Niyo mpamvu nyine umuzungu atarakandagira iwacu kabisa, ikintu cyarangaga ubupfura cyitwaga ubuntu. Iyo n'umuntu yakora icyaha yonesheje ihene ze mu murima wawe bakamufata, hakabaho abaza bakabavuga bati mugirire ubuntu, mureke ubuntu. So wa mutima utunganye, wa mutima weze wahuzwaga na quality yo twari twarashyizwemo ko ariyo quality uwo duhuje nawe image ari we ntu cyangwa muntu afite. Noneho wajya mu kintu cya myifatire myiza kuvuga ko uri mu buntu, uri muri system y'ubuntu. Icyo iyo ujye muri nimiza hanze yenda nk'uko umuntu aba ari muri ubwo buryo akitwa ngo Buddhist cyangwa Buddhism, so twabyita Ubuntism, ari byo dini. Abarabu hari igihe bagerageje gushaka guharanira ukuri ariko nabo baracuramye. Niyo mpamvu hariho debate ziba zikomeye cyane hagati y'abakurikira idini y'Abasilamu n'abakurikira idini y'abazungu z'abazungu arizo mwise Christianity. Abasilamu bishyizemo akantu ko kuvuga ko icyabo gishinga mu kuri kwa muntu aricyo bita dini, ariko tubicuranuye nyine nk'abo kwirage mu gitabo mu Rwanda ni uguharanira ubuntu. Nta kintu kiruta ubuntu kuri, nta kintu. Ubuntu ifite ubuntu, uramira inyamaswa, ukaramira ibimera, ukaramira abantu, nawe ukiramira, ugahuzwa n'Imana. Ifite ubuntu kabisa, nibwo bupfura, niko kuri. So ayo magambo rero yavuye hanze, amaze gucuramishwa arongera aradusubizwa. Noneho bya bindi byo yarahagarariye batwigisha no kubyanga. Urumva ariko kuntu twararindagiye biranakomeye kugira ngo wenda aba bantu nka bane bemera ibyo ndi kuvuga ngo mwararindagiye cyane, gushyirwamo ikintu cyo gutinya. Ibintu byose byabahawe ko kuri mugomba gukurikirana byitwaza akantu ko gutinya nayo ni intwaro. Gutinyisha, fear ni intwaro y'Imana y'umucuri, byo yifashisha gutinya. Ngira ngo mwumvise igisobanuro ntanze gihuza ijambo kubandwa hamwe n'idini. Gerageza kubagira muri ayo mateka. Ngira ngo nzongera mbahe ikindi kiganiro no cyihariye gisobanura cyane inkomoko y'igitabo mukunda cyane cya Bibiliya, kuko abenshi ntimugisobanukiwe. Hakwirakwiye campaign zivuga ko Abanya-Ethiopia bafite Bibiliya yabo, version yabo, bamwe bakanavuga ngo Yezu yari Umunya-Ethiopia. Ibyo byose biva mu kutakora research ku mateka y'isi. Ku mateka y'isi, mvuze amateka y'isi, ukora research ku mateka y'abirabura n'igihe umuzungu yakandagiriye ku isi n'ibyo yakoze. Ukabanza ukabimenya, iyo part ukayimenya neza, ukayisobanukirwa, ukamenya ni mwaka ki Christianity yageze muri Ethiopia, ninde wayijyanyeyo, hari habaye iki kugira ngo Christianity ijye muri Ethiopia, ni nama ki zabaye, ni bande bazicaje, ukabimenya. Mbere y'icyo gihe se Abanya-Ethiopia baramyaga iki, byari bimeze bite, ukabimenya. Ese bari bitwa Abanya-Ethiopia batangiye kwitwa Abanya-Ethiopia ryari, nabyo ukabimenya. Mbere yaho se bitwaga baki, mukabimenya. So ari ukwiga gukenewe. Ariyo mpamvu dushaka ko muri iki giti cy'amayobera tuzungukiramo byinshi. Iki giti cy'amayobera, or the Academy of Mysteries, kizadufasha kugera kuri byinshi. Nibyo koko Bibiliya ya mbere ku isi, Bibiliya nk'uko muyibona yahereye muri Afurika, muri Egypt, icapishijwe n'umwami witwaga Ptolemy wa kabiri Philadelphus, Ptolemy II Philadelphus, mu mwaka wa 320 BCE. Ptolemy II Philadelphus yari umuhungu w'umwami witwaga Ptolemy I Soter. Ptolemy I Soter yaje ateye avuye ahantu hitwa Macedon, muri ya bice bya Macedonia. Yari Greek, araza atera ubwami bw'abirabura hariya muri Egypt. Abuteye afata bugwate abiru bose ahantu hitwaga Ibumenyi, ariho baje kwita Memphis. Hanyuma afata scrolls sinzi ukuntu nazita. Scrolls nyine ni nk'ibitabo, tuvuge ni nk'ibitabo, ariko ni amabanga yabaga yanditse ku mpapuro zikoze mu mfunzo, aribyo bita papyrus scrolls. Noneho ashyiraho itegeko ko
religious papyrus scrolls n'ubwiru bwose bukusanywa bukazanwa mu nzu ahantu hiswe Memphis ariko hitwaga Ibumenyi. Hanyuma akimara gukora icyo gikorwa afata abiru bose abategeka kuziwe bose bo mu gihugu, abanze arabicisha kuko yaje afite abasirikare benshi cyane. Hanyuma arababwira ati turashaka kuba hano for good, ariko kugira ngo tubane namwe ntabwo dushobora kujya tujya kuramya muri temples cyangwa mu ngoro z'Imana harimo ishusho rya izeze ryirabura. Ingoro zose zabaga zirimo ibishusho bya izeze, bya Sabizeze na Kibogo birabura. Aravuga ati shaka umubaji abaze ishusho ya izeze na Kibogo ifite isura ya kizungu. Hanyuma abiru barabikora. Noneho bamaze kubaza iyo shusho ayita Serapi. Okay? Noneho Imana nshya muri icyo gihe cya Ptolemy I Sota byari bivuze ngo umutabazi, ariko mu by'ukuri iyo urebye iryo zina Sota byari gitara. Hari igihe nyine umwami yafataga titre yo kwita umutabazi, hanyuma ubwo butabazi ngo bukaba burangwa n'ubutara cyangwa izuba. So Ptolemy I Sota abajisha iyo shusho nshya, iyo amalgamation ya characters ebyiri, imwe ya Sabizeze na Kibogo, bakora Serapis. Noneho Serapi atangira kuba imana nshya muri Egypt. Hanyuma aba Greek bategeka aba native Egyptians kujya baramya iyo mana. Noneho bakajya bose bahurira muri temples ku munsi wo kuramya, bakaramya iyo mana yitwa Serapis. Noneho akimara kubajisha iyo mana, uwo nguwo Ptolemy I Sota apfuye yagiye abyaranye n'umunyigiyakazi cyangwa umuroyo girl ahangaho muri Egypt. Yagiye muri royal family abyara y'umwana w'ikimanyi yitwa Ptolemy II Philadelphus. Okay? Umwana w'ikimanyi yitwa Ptolemy II Philadelphus. Noneho Ptolemy avutse ahita azamukana gahunda za se yari yiteguye gukomeza nyine gukora nyuma yuko babaza imana ya Serapi. Aravuga ati za scrolls bari barabitse ahantu muzizane, barazimuzanira. Noneho ahita ajya iri iwabo nyine iyo Ptolemy I yari yaturutse. Aravuga ati hariya hari ubwiru bwinshi cyane, ubwiru turashaka ko buzamuka bukajya mu bice byacu bugateza imbere agace kacu nabo bakamurikirwa, ariko byanditse mu kirimi tutazi, mu kirimi mutazamenya. Nimushaka abanyabwenge baze bige hano iki kirimi cyabo, noneho babisobanure mu kirimi cy'iwacu iyo ngiyo haruguru ya Mediterane iyo duturuka. Aho bagiye bakavana abantu babafasha mu kwandika icyo kintu, bagiye mu bice bya Jerusalem hariya muri Israel, hari hose hari Jerusalem nayo yari jurisdiction ya Egypt. Urumva? So baragiye basanga yabiru ikintu cy'ubwiru no kuba nk'umupriest cyangwa umupadiri cyari karica muri kariya gace kose. Kuba umunyarumuri, umupadiri yabaga ari umunyarumuri cyangwa umwiru yitwaga umupadiri cyangwa umupadiri akitwa umwiru. Kujya mu ishuri kaminuza byose byarangizaga wabaye umwiru, wabaye umupadiri cyangwa wabaye umupriest. Urumva? So bagenda bashaka abiru 72 muri kariya gace ka Israel, kuko bari bazi indimi zo hirya zavuga muri Syria ruguru iyo ngiyo. Ubu turavuga mu myaka 320 iyo ngiyo BCE, mbere yuko na Yesu atekerezwa ko azabaho. So bazana abiru 72 babazana Ibumenyi cyangwa aho bita Memphis muri Egypt icyo gihe, kuko niho hari icyicaro cya Ptolemy II Philadelphus, umuhungu wa Ptolemy I Sota. Ubwo Sota yamaze gupfa, hagiyeho Ptolemy II Philadelphus. So Ptolemy II Philadelphus yakira abo biru 72 bavuye muri kiriya gice cya Jerusalem baje muri Egypt. Arababwira ati ngiye kubagabanyamo ibice mbakingirane mu byumba. Bari 72, noneho abacamo ibice 6, ubwo n'abiru 12 muri buri cyumba. Okay?
noneho abaha za scrolls, thousands of scrolls, arazibaha, aravuga ati ibi bintu ni mu bitranslating mu bishyire mu Greek, kuko icyo gihe ikirimi cyakoreshwaga muri biriya bice byose, uzamutse nyine za Israel ukarenga ukajya Syria, ukarenga ukajya mu Butaliyani, ukarenga ukajya Greece, hose havugwaga ikirimi cya kera cyo twakwita classical Greek, cyari cyavuye mu kirimi bene ntezi bavugaga. Bene ntezi bavuga mu mujyi w'ubu witwa Sidon. Ntezi yari umuhungu wa Kimana, nyine ari umuphoenician, urumva. So hari umujyi we ubungubu ubarirwa hariya muri Lebanon witwa Sidon. So ibyo bisho byose bavuga ikirimi ubungubu cyaje kubyara dialect zenda gusa nk'ikigreek muri kariya gace kose ka Macedonia, agace kitwa Greek ubungubu cya Greece, biriya bice byose, biriya birwa byahariye byose bya Patmos na hehe hose. So abo biru 72 bavuye muri Israel barakingiranwa 12 ibice bitandatu, ubwo ni 72. Iyo mibare nayo muyitondere, hari ubwiru bwayo nzabibagira, kuko nk'iyo uteranyije 72 inshuro 6 ubona umubare wa 432 432, kandi 432 has the frequency y'Imana. 432 has the frequency. Harimo ibintu by'ubwiro aho ngaho. 72 nayo mu bintu by'imiganura y'isanzure y'inzira y'amata nabyo biri mu bwiru, nabwo tuzigaho, urumva, cyangwa 6 72 inshuro 6, imiganura 72 inshuro 6 ibyara imyaka ingahe. None wakomeza gutyo bikabyara imyaka ingahe. So already icyo cyonyine kirimo ikintu cy'ubwiru tuzaganiraho. So abakingirana mu byumba bitandatu 12 bamara igihe, abahigiye gihagije kabisa, ba translating, ba interpreting, byarangiye bakoze ibitabo 72 ari byo mu ndimi za hariya muri Mediterane byiswe Septuagint. Okay, shyira muri Google Septuagint. Bibiliya ya mbere yitwaga Septuagint. Okay, ubundi Bibiliya ya mbere yagomba kwitwa 72 cyangwa LXL22, ariko yaje kwitwa Septuagint. Hanyuma icyo gitabo baragifata mu myaka za 300 yongiye mbere y'uko babwo Yesu yavutse, bagiha Ptolemy wa kabiri Philadelphus. Iyo ni Bibiliya ya mbere. So abenshi nibingibi nta nubwo bari bihindura ko ari abanyamadini cyane babize, bari abapastori barengeje bahora basakuza buri hamwe hose. Ntabyo bazi kuko iyo babajije batangira kubira Bibiliya yavuye mu bitabo by'Abayahudi, yavuye muri Torah, yavuye muri Hebrew Bible, ibintu batazi byo barimo. Mbere y'icyo gitabo cya Septuagint nta Torah yariho, nta Hebrew Bible yariho, nta bitabo bakubwira ngo by'Abayahudi Tanakh, nta byariho. Bibiliya yo muri Ethiopia nta yariho, urumva. So iyo ushaka gusobanukirwa neza inkomoko ya Bibiliya, ubanza kumenya ayo mateka ya Ptolemy wa mbere na Ptolemy wa kabiri, na aferi yagiranye n'abiru bo mu gace kose guhera kuri Nile mu bice bya Ethiopia ukazamuka ukagera muri Israel. Okay, hanyuma icyo gitabo kimaze gusohoka cya Septuagint, noneho haza kuvamo igitabo cyiswe Pentateuch bivuze iki? Harimo penta bivuze 5. Pentateuch bivuze ko bashaka kuvuga ko ari ibitabo ngo 5 bya Musa, ariko ibyo ni ibintu byasohotse noneho muri cya gihe cyo gutangira amaco, cyo gutangira amaco noneho yo kugenda bavuguruza ibya mbere byasohotse buhoro. Kuraze umuzungu yashaka guhindura ikintu, ntapfa kugihinduraho, agenda ashunaho gato, ahinduraho asiga irangi buhoro, noneho irinda kariva gutyo akoresha igihe nka weapon. Icyo kintu nta mwirabura urasobanura icyo kintu, akoresha igihe nka weapon. Aragenda akazana nk'umuntu uteye ubwoba gusa nka Trump agakora ibintu, noneho agahita bagenzi babo blaminga, ariko ibyo yakoze bakabyubakiraho, noneho bakaza akantu k'amahoro, akantu kagahenge, noneho bakongera bakazana wa muntu gukora bya bindi, nawe agakora ibibi, noneho hakaza abamurwanya n'abarira, bakarira bati umuntu yari fo cyane, uriya muntu Hitler yari fo cyane, cyangwa uriya muntu yari fo cyane.
bakaza bakafata barabakoronije bakavuga ati Leopold yaraje arabica, guverinori wa Kongo yaraje ateza ibintu by'abahutu n'abatutsi, mutubabarire ariko bakabyubakiraho ibyo yasize byanditse na principles yashinze zose bakajya bakazubakira. Niko bakora, niko nyine gahunda y'Imana y'umucuri imeze ku isi, ikoresha igihe nka weapon. Ariko ibyo bintu ntabwo mubisobanukiwe na gato, ntimubisobanukiwe. So hasohoka igitabo cyitwa Pentateuch. Icyo gitabo rero nicyo cyavuyemo intandaro z'ibindi bitabo bijyanye nka Bibiliya za mbere. Iya mbere yiswe Koine Greek. Ibyo byose ayo magambo nkuko nyavuga ni muyakorera research muyamenye. Koine Greek. Noneho ubwo imyaka 200 birashize, noneho wa mwaka wa zero burateye, wa wundi wo bavuze ngo Yesu yaravutse. Ubwo burateye, wibuka ko hari Imana yitwa Serapi. Okay? Ya Mana Serapi irakomeza mpaka mu mwaka wa 325. Byajyanye imyaka hafi 500 cyangwa 700. Haza kubaho inama ya mbere ya Nayasiya y'umwaka wa 325 ishinzwe n'umwami Constantine. Aho ngaho rero habaye iyandukura ryitegura bya Bibiliya nkuko muyizi. Ariko nabyo izo Bibiliya zose, izo version za Bibiliya zose Constantine akiza kuri scene zari zikirimo akantu k'ubwiru bwacu n'ibintu by'amashusho byerekana birabura. Ibintu byaje kuzamba neza nyuma cyane kwizamuka ry'abazunguza cumu mu Bwongereza ku bihe by'abami nk'aba James. Nibwo noneho ya Bibiliya bahise bavanamo ibitabo, hahimbwa ibitabo byitwa apocryphal books, ibyo bitabo byabaye no kuna bandi bose. So Abanya-Ethiopia bo babonye Bibiliya ryari. Abanya-Ethiopia bayibonye muri bya bihe abiswa Abayahudi nabo babonaga version zabo ziriya za Torah, Pentateuch. Nabo bamwe muri abo nyine bari babaye corrupted, banahinduwe kuko umwuka wayoboraga gace wari political. Nkuko bimeze ubu Amerika iraza igahita itera umwuka mu banyapolitike muri Afrika, ugasanga gahunda y'umwiraba ntago ari ijya imbere. Hakabaho abo twita sellouts, bakakorera umunyamerika bakamukorera. So nahariye muri Ethiopia hose abiru batangiye kugenda bafata kopi yavuye muri kiriya kintu Ptolemy yari yakoze, barakimanura bakijyana hariya muri Ethiopia, baracyandukura, baranabibika. So nko mu mwaka w'110 gutyo, nyuma yuko bavuga ko Yesu yavutse. Urumva kuko ikintu nyine kinyandukura nshya cy'ibitabo bishya aribyo bise Pentateuch. Iyo Pentateuch yarakwirakwijwe muri Levant hariya hose, irakwirakwizwa muri Ethiopia, irakwirakwizwa muri Egypt ku bwami bw'Abagiriki. Abagiriki barategetse kabisa kumara imyaka myinshi cyane mbere yuko Abaromani nabo baza bakabahirika bakategeka. Hagati y'Abagiriki n'Abaromani byajyanye hafi imyaka 700 ku ntebe mbere yuko Abarabu baza bakabahirika. Habanje Abapagans barahirikwa, haza Abagiriki barahirikwa, haza Abaroma nabo barabahirika, haja Abarabu n'umwe bakihafite. Twebwe Abanyarwanda twarahavuye kera, bari abapaje bagitera tw'Abanyarwanda twahise twava umwaka 100 twahise kabisa dusubira iwacu kwirage tujya gushaka amahoro. Urumva so abantu bateza ibintu bya Bibiliya mutazi ibyo murimo, muyobya benshi. You don't pay attention, you don't study. Nyine muri iki gihe cy'umwami Ptolemy wa kabiri Philadelphus ni nabwo idea yo gukora ishuri rya mbere ku isi nkuko amashuri tuyazi ku isi yabaye. Muraza kumvuguruza muvuga muti wigeze kuduha akaganiro kavuga ko ishuri rya mbere ku isi ryahereye mu giti hariya muri Greece, ritejejwe imbere n'umuntu wiswe Plato. Plato yarebeye ku byo byari byabaye mu gihe cya Ptolemy wa kabiri Philadelphus, ko Ptolemy wa kabiri Philadelphus amaze guteza iyo Bibiliya ya mbere yiswe Pentateuch no gukusanya scrolls zindi zari mu ubwiru butandukanye, kuko ubwiru bwose ntabwo bwari bugendeye ku kintu cyabushingiye ku kintu cya spirituality. Hariho n'ubwiru bwo kubaka, ubwiru bw'imibare, ubwiru bwo kuvura, ubwiru bwo kuyobora amateka, umuco, byose. Urumva izo scrolls zose yarazizanye, noneho yubaka inzu abazungu basemuye ngo ni museum, MUSAEN. Ni namwe
ijambo museum ryavuye. Hanyuma iyo museum igasa nkaho ari temple, ikongera igasa nkaho ari ishuri. Abaharaniraga ubwiru bose cyangwa kujya mu ishuri bakajya bajya aho ngaho muri iyo temple yiswe museum. Ariko njyewe ijambo wenda usubizije mu kinyarwanda asanga ari mu nzu. Burya n'ijambo museum nabyo bivuze mu nzu, urumva, ububiko. Ngo yubatse temple ngo yitwa museum, niko abazungu babyandika. Hanyuma bakanavuga ko ijambo museum ryavuye muri iryo jambo museum, M-U-S-A-E-N. Okay? Hanyuma tubishyize muri contemporary thinking, iyo museum ikabarwa nka college, nko kubona Columbia University nka college, hari ahantu abantu bajyaga kuminuza, kwiga bakaminuza. Ariko mu ntara zo hirya ya Hope Temple yari iri, abantu bajyaga munsi y'ibiti bakiga. Kwigira munsi y'igiti niho uriya muntu Plato nyine yaje muri Egypt nawe akigira munsi y'igiti. Noneho amaze gukusanya ubwiru n'imbonezabitekerezo, asubira iwabo muri bice bya Greece, atangira kwigisha abantu, abigishiriza munsi y'igiti. Hanyuma kwigishiriza munsi y'igiti biza abazungu bateye b'Abongereza babyita academy, ariko ryari ijambo mu giti ricuramye. Nzakomeza mbaha amateka ya ba Ptolemy, bari abami ba Ptolemy. Mvuzeho babiri gusa. Mvuze Ptolemy wa mbere Sota, mvuga Ptolemy wa kabiri uruhare yagize mu kwandikisha Bibiliya ya mbere ku isi. Okay? Wandikisha Bibiliya ya mbere ntabwo ari James. Kiriya kivajo cya James kwanza ni trash. Kiriya ni trash. Kiriya ni political document. Kiriya ni propaganda. Urumva? Uwayanditse bwa mbere ni Ptolemy wa kabiri Frederifas. Noneho iza kuvuguruzwa mu mwaka wa 325 n'umwami w'Abaroma Constantine. Okay? Hanyuma abazunguza 10 noneho igihe biteguraga gutera Afurika bagakora imipaka, babanza no kuyivuguruza. Wayivuguruje neza nababwiye ko yitwaga Joseph Scaliger. Ari uko abazunguza 10 hafi 10 bari bagerageje kuyitegura, ariko we ni wayivuguruje neza. Na biriya bitabo byose by'Abayahudi bagenderaho muri iyi minsi byose ni Joseph Scaliger mu gihe cy'abazunguza 10 wabiteguye. Urumva? Nariya makaragiteri yose tuba twumva yo mu bihe bya kera mugenderaho bari amazina mujya n'amazina mwitirira mwabatijwe yose ari fake. Those are pseudonyms. They are pseudonyms. Muhiga ibintu bijyanye na pseudoepigraphy ni ukugenda ukumva inkuru ya kera cyane ugasanga ni nziza, ariko ugasanga iri muri culture urwanya, none ukayiba ukayiha izina riva muri bene wanyu. So ibitabo byinshi byo muri Bibiliya ni pseudoepigraphy. They are all pseudoepigraphical stories. Ukanabi attributing ibihe bitabayeho. Iyo bigeze ku mateka yacu ibyahoze ari bya kera cyane mwibanze babishyira mu myaka nka 300 cyangwa 400. Noneho iby'iwabo bakagerageza kubishyira mu mwibanze. Ni strategy ya konka kabisa, kuko Imana y'umucuri yo yaje gufata isi, yaje kwitwarira isi kandi ikoresheje igihe nka weapon. N'ururimi. Nta kindi ikoresha n'ururimi. Iyo wasinya ahantu burya nibyo nyine uba witanze ngo bagukate, ko kuri urwo ururimi ni energy. Urumva? Tuzategura ishuri ry'igiti tugishyira ahantu ujye muza mwiga ubuzunguza cumbu, kuko amagambo nk'uko tuyubaha yo mu ndimi zo hanze tunifashisha mu biyobora aho tujya, haba mu nteko zishinga amategeko, haba n'ibitabo dusoma kuri kaminuza. Iyo wize neza ubuzunguza cumu ukaba linguistic forensist, umenya ibyo urimo, uryo urimenge. Komeza nyine muri Kigali cyabo cya Matrix, ariko uza aho uhagaze, uzi ukuntu wihuza n'Imana iyo wabishatse, uzi umukino urimo gukina, kuko abenshi mu mukino babahambiriye ku maso, mu burimo wa boxing babahambiriye ku maso. Ariko ujyamo amaso yawe areba, ukawukina.